abakunzi ba Tuza Official, ni Shangazi Nyirarukundo Dative n'ubundi nk'uko bisanzwe. Rero nari ngarutse noneho kugira ngo mbonereho no gushimira cyane abantu mutwereka yuko mutwitayeho mudukurikirana. Burya ngo baravuga ngo umunyeshuri mwiza n'uwumva ubundi akanabaza. Hari abantu bagiye bagira ibibazo bitandukanye, ariko nashakaga gusubiza uyu munsi umuntu wambajije ikibazo ngo ese kurongora no guswera ni kimwe? Warakoze cyane rwose, biba byatugaragarije yuko muba mwaduhaye umwanya wanyu, mwatwitaye. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kugira ngo tubasubize kandi munyurwe. Rero abantu baba bibajije ibibazo byinshi bitandukanye, ariko nashakaga yuko uyu munsi iki kintu aricyo tuganiraho kugira ngo n'abandi bakibazagaho nabo babibonereye ibisubizo. Ariko mbere yuko tuganira kuri icyo kintu, hari undi muntu umbajije ati ni gute narongora umugore wanjye nkarangiza mbere ye ariko nkakomeza nkamurongora nawe akarangiza neza? Icyo kibazo nacyo ni ingenzi cyane kandi nacyo ni ikibazo tugomba gusubiza. Rero uburyo warongoramo umugore wawe kandi ukarangiza nawe bikarangira arangije, nuko mwembi mufatanye. Niba urangije uhita ucika intege ngo ujye gutekereza ati umugore wanjye ndangije mbere ye, uba bifashe gute, ubu ntandakariye, ubu ntakihoya. Wowe hita ukomerezaho noneho, ntukoreshe imbaraga nyinshi, ariko nanone ntumwereke ko ucitse intege. Hahandi wenda niba ari agatira rangukamuhe bya bintu bituma ugarukamo neza ububizi. Niba ari umusomagura, ukoresha ibishoboka byose kuryo nawe biri bumuhe kuraje yo kuba yashyiramo imbaraga. Izongera ifata umurego umurongore neza. Ikindi kandi nawe mugore, umugabo iyo agiye kurangiza agira vuba. Iyo akoresheje imbaraga nyinshi rero nawe ukumva ntago wowe wari warangiza, sa n'umwiyaka wowe mugore. Se n'umwiyaka ku buryo imbaba yiwe iri bukubitwe n'akayaga igasa n'isubira inyuma. Hahandi muzongera muzamukanemo neza mwembi kandi muzarangiriza rimwe. Nizere yuko icyo gisubizo rwose kibanyuze kandi nacyo muzakigerageze murebe. Ndushaho no gukomeza kubashimira cyane rwose kuba mukurikirana ibiganiro byacu, mukatwereka yuko turi kumwe kandi natwe turabakunda cyane. Ni byiza ko twajya duhora twungurana ibitekerezo, aho dufite ibibazo tukabaza tugasobanukirwa neza byisumbuye. Reka tujye kuri cya kibazo rero cy'umuntu wabajije ati guswera no kurongora ni bimwe? Ibyo bintu rero ku muntu wabasha kubyumva gutyo yagira ngo ni bimwe, ndetse tunabizi bitandukanye. Nshobora kubisobanura mu buryo bwanjye, undi ntakabisobanura mu bundi buryo, undi nawe akaza mu bundi buryo. Ariko ndagira ngo nubwo ngiye kubasobanurira, namwe mujye muri komenti, buri wese ashyireho ibitekerezo bye kugira ngo turusheho kunganirana, ubundi dukomeze kubana muri sosiyete nyarwanda neza. Dufate neza umuco nyarwanda, two kujya duhuza ibintu bidahura, nyamara twakabiganiriyeho tukabibonera igisubizo. Icyo gihe rero njyewe ndumva uko mbizi uburyo bwo kurongora ni uko wazana umugore mwasezeranye cyangwa se mutasezeranye, kuko murabizi iyo umuntu yashatse umugore ntabwo bavuga yuko yamusweye, avuga ko yamurongoye. Ikindi, niba ukundana n'umukobwa ukaba wumva ari we uguhindurira ibitekerezo, ukumva muri wowe uramubona ukumva biragushimishije, mbese ukumva wamugira umugore mwahorana ibihe byose, icyo gihe iyo mubonanye uba umurongoye. Bitandukanye rero na bya bindi byo guswera. Umukobwa nanyura ahangaha, wenda uri umusore akunyuzeho hano ku nzira, ukabona wenda ayo maguru yiwe meza, ukumva uhise umushaka, uramuhamagaye nawe aragukundiye, uhise umuhamagara ako kanya, muhise mujya mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe uzaba umusweye, kuko azakomeza ajye mu bye nawe ugume mu byawe, ibintu birangirira aho ngaho. Urundi rugero twafata, wenda
wagenda ukajya gufata akantu hariya mu kabari, uragiye uricaye, ubonye umukobwa uramwishimiye, muravuganye, wenda aguhaye umwanya, murabonanye, icyo gihe muzaba mubonanye mu buryo bwo kugira ngo nyine agufashe yikomereze, kuko icyo gihe niba muhamagara kuri fone azanakubwira ati swera vuba njye gufasha undi mukiriya. Ibyo nibyo bita guswera. Rero ahantu h'ingenzi cyane bitandukaniye kurongora ni uko umugore wawe muba mubana mu nzu, nta byo kuvuga wenda ngo isezerano ngo mwarasezeranye byemewe n'amategeko. Niba umuntu waramukuye iwabo ukamuzana ukamushyira mu rugo, uramurongoye. Hanyuma guswera ni kwa kundi nyine uzavuga ngo ndumva ntameze neza, reka ndebe umuntu wamfasha nanjye numve nishimye. Icyo gihe uzaba usweye. Ibyo bintu rero dukomeze tubyunguraneho ibitekerezo muri komenti kugira ngo tubashe kubona ubusobanuro bwimbitse, tubitandukanye neza. Nshuti zanjye, murabizi umutwe umwe wifasha gusara kandi nta munyabwenge ubaho. Biba ngombwa yuko buri wese agenda yungura undi ibitekerezo. Ibyo nzi nkubwire, nawe ibyo uzi ubwire, kandi nkomeza no kubashishikariza gukora share, like na subscribe, tutibagiwe na comment, kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kuryoha, bikomeze kugenda neza, mubibonera ku gihe. Mbese twese dusobanukirwe neza umuco, uretse n'umuco kandi tumenye ubuzima bwacu ko tugomba kubutwara, tumenye uko twatwara abakunzi bacu, uko ubuzima bw'ejo hazaza, mbese tubigendane neza kandi bizakunda. Bakobwa namwe basore rero, ndetse namwe ba mama n'abapapa, ndabubaha cyane. Niyo mpamvu mba nshaka yuko ibintu nk'ibi ngibi tubiganiraho cyane, kugira ngo ejo n'ejo bundi isi bigenda ihindagurika buri kanya, two kujya duhindagurikana nayo. Nubwo ibihindagurika, ariko natwe turi abantu bakuru kugira ngo dukomeze twungurana ibitekerezo, twubake umuryango yacu neza, tubeho twishimye, tubeho mu mahoro. Amahoro niyo ya mbere, umuntu akagenda akimerera neza. Murakoze, naho ubutaha.